Ashimwe. Uyu munsi twifuje kubagezaho ijambo ry'Imana mu gitabo Kristo mu gukiranuka kwacu. Aburahamu yizeye Imana imuhanizwa no gukiranuka. Mbega kuguranirwa gutangaje! Yesu ashimwe. Uyu munsi twifuje kubagezaho ijambo ry'Imana mu gitabo Kristo mu gukiranuka kwacu. Yesu ashimwe. Ugiye kubagezaho iri jambo ry'Imana nitwa Bizarora Anaïs. Reka duhere ku gice cya mbere kivuga ngo Kristo gukiranuka kwacu. Kristo gukiranuka kwacu ni ubutumwa bumwe buhebuje buvugwa mu byanditswe byera, nubwo bwagiye buhishurwa ndetse bukerekanwa mu buryo n'imvugo bitandukanye, nyamara buri gihe uhereye ku mpande zose z'urwo ruziga insanganyamatsiko shingiro bihuriyeho kandi ibumbira izindi ni Kristo gukiranuka kwacu. Inkuru y'irema igaragaza ubwenge n'imbaraga bitangaje bya Kristo uwo byose byaremewe. Rwa mbere Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 14 kugeza ku wa 16. Icyaha cya Adamu wa mbere hamwe n'ingaruka zacyo zose zishishana kivugwa kugira ngo Kristo ari we Adamu wa nyuma yerezwe nk'umucunguzi n'uwasubije ibintu mu buryo. Ruboneka mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12 kugeza ku wa 21. Urupfu hamwe n'ibiteye ubwoba byarwo byose bishyizwe imbere yacu kugira ngo Kristo yererezwe kandi ahabwe icyubahiro nk'umutangabugingo. Rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 22. Ibiduca intege, agahinda n'amakuba byo muri ubu buzima byongera kuvugwa kugira ngo Kristo ashakwe nk'umuhoza n'umucunguzi ukomeye. Yohana igice cya 16 umurongo wa 33. Kamere yacu y'icyaha no kononekara kwacu byerekanwa mu mabara akenkemuye kugira ngo Kristo atabazwe ngo atweze kandi muri byose atubere Uwiteka gukiranuka kwacu. Ni muri ubwo buryo rero mu muzingo wera mu buryo bumwe cyangwa ubundi buri cyiciro cyose cy'ukuri twahishuwe cyerekana Kristo gukiranuka kwacu. Ariko gukiranuka nk'ingingo yihariye isobanuwe neza kandi y'ingenzi cyane ifata umwanya mugari mu ijambo ry'Imana. Inkomoko yako, imiterere yako, uburyo bishoboka ko abanyabyaha bakubona hamwe n'uburyo umuntu ashobora kukugumana byerekanwe neza cyane mu buryo budakebakeba muri kiriya gitabo cy'umwimerere kandi cyubashywe kivuga ku gukiranuka. Ku byerekeye isoko yo gukiranuka dusoma ngo Nyagasani gukiranuka ni ukwawe. Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 7. Uwiteka akiranuka mu nzira ze zose. Zaburi igice cy'145 umurongo wa 17. Gukiranuka kwawe guhwanye n'imisozi miremire. Zaburi ya 36 umurongo wa 6. Gukiranuka kwawe ni ugukiranuka ku iteka ryose. Zaburi 119 umurongo w'142. Kuko Uwiteka ari umukiranutsi kandi akunda ibyo gukiranuka. Zaburi ya 11 umurongo wa 7.
harimo gukiranirwa na gute. Zaburi ya 92 umurongo wa 15. Ku byerekeye imiterere yo gukiranuka, ibyanditswe birasobanutse neza. Gukiranuka kwerekanwe n'igihabanye cyane n'icyaha, kandi kujyana no kwera cyangwa kubaha Imana. Nimuhugukire gukiranuka, ntimukongere gukora icyaha. Rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 34. Mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uheneberezwa no kwifuza gushukana, mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu, mukambara umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 22 kugeza kwa 24. Imbuto z'umwuka ni ingeso nziza zose no gukiranuka n'ukuri. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 9. Ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 11. Gukiranirwa kose ni icyaha. Rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 17. Ahari amagambo ahebuje kandi amurikira imitima yerekeye gukiranuka mu ijambo ry'Imana ryose n'aya akurikira yerekeye Kristo, avuga ngo: wakunze gukiranuka ukanga gukiranirwa, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Abaheburayo igice cya 1 umurongo wa 9. Ibi bituma mu buryo butaziguye gukiranuka kuba igihabanye rwose no gukiranirwa cyangwa icyaha. Bityo rero ijambo rihamya ko Imana ari isoko yo gukiranuka, kandi ko gukiranuka ari umwe mu mico yayo y'ubumana yera. Ikibazo cy'ibanze kijyanye no gukiranuka kw'Imana, ikibazo kidushishikaje kuruta ibindi kandi gifite ingaruka kuri twe, ni isano yacu bwite n'uko gukiranuka. Ese gukiranuka kwaba muri kamere muntu ku rwego runaka urwo ari rwo rwose? Niba ari byo, ni gute gukiranuka gushobora kuhirwa no gukuzwa? Niba atari ibyo, haba hari n'inzira yo kukubona? Niba ariko bimeze, ni mu buhe buryo kandi ryari? Ku mutima utarigishijwe kandi ngo umurikirwe n'ijambo ry'Imana, iki ni ikibazo cy'ingutu kijimisha kandi gitera urujijo. Ukwihatira kugikemura rwose, umuntu yashakishije uko yakwihimbira ibisubizo mu buryo bwinshi, ariko gushidikanya n'urujijo birebana n'isano bifitanye no gukiranuka kw'Imana ntabwo ari ngombwa rwose, kuko ibintu biteye kwerekanwa mu mvugo yumvikana mu byanditswe by'ukuri. Ibyanditswe bitangaza ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abaroma ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23. Ko turi aba kamere twaguriwe gutegekwa n'icyaha. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 14. Ko ntawe ukiranuka, oya nta n'umwe. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 10. Ko muri kamere yacu nta cyiza kitubamo. Abaroma igice cya 7 umurongo wa 18. Hanyuma ko twuzuyemo gukiranirwa kose. Abaroma igice cya 1 umurongo wa 29. Ibi birasubiza neza ikibazo cyo kumenya niba gukiranuka kwaba kuri muri kamere muntu ku rwego runaka. Ntabwo ari byo. Ibihabanye n'ibyo, kamere muntu yuzuyemo gukiranirwa. Ariko muri iri jambo ubwaryo dusangamo inkuru nziza y'ibyishimo ko Imana yatanze uburyo dushobora kwezwamo gukiranirwa kwacu
tukambara kandi tukuzuzwa gukiranuka kwayo kuzuye. Tubona ko iyi mpano yatanzwe kandi igahishurirwa Adamu akimara kugwa akava mu mbaraga no gutungana kwe. Iyi mpano y'ubuntu yarumvikanye kandi yakirwa n'abagabo n'abagore bacumuye kandi badakiranuka uhereye mu mizo y'intambara ikaze kandi batakwishoboza yo kurwana n'icyaha. Ibi tubibonera mu bihamya bikurikira byashyizwe mu byanditswe. Muri kimwe mu bibwirizwa bye, Kristo yerekeje ku mwana wa kabiri wa Adamu kandi amuvugaho nka Abeli umukiranutsi. Matayo igice cya 23:35. Pawulo atangaza ko Abeli yabonye guhamywa ko ari umukiranutsi. Abaheburayo igice cya 11:4. Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Itangiriro igice cya 7:1. Nanone Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Itangiriro igice cya 6:9. Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Abaroma igice cya 4:3. Bikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha, ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose imirimo yabo n'ubugome yarebaga akumva. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 2:7-8. Zekariya na Elizabeti mu mibereho yabo mbere y'ivuka rya Kristo bavuzweho ko bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'Umwami Imana, bose ari inyangamugayo. Luka igice cya 1:6. Intumwa Pawulo itangaza ko abanyamahanga yari yarabwirije ubutumwa bwiza bashyikiriye gukiranuka. Abaroma igice cya 9:30, igice cya 6:17-22. Bityo rero biragaragara ko kuva ku isezerano ryahawe Adamu kugeza ku mpera y'ibihe by'intumwa, muri urwo ruhererekane rw'ibihe rwose hari abagabo n'abagore bakiriye gukiranuka kw'Imana kandi bari bafite ikimenyetso ko imibereho yabo yinezeza. Kubw'ikihe kigombe? Mbese ibyo byasohojwe bite? Ni ubuhe buryo uko kuguranirwa guhebuje kwakozwe? Mbese byaba byaratewe n'uko ibihe abo bagabo n'abagore bari babayemo byoroherezaga gukiranuka, cyangwa se byaba byaratewe n'imico idasanzwe kandi yisumbwe yari yisangiwe muri abo bantu basingiriye impinga zitumbagiye zo kubaha Imana? Ibihamya by'ibihe n'abantu ku giti cyabo byose bitanga igisubizo gihakana ibyo. Bari abantu bafite kamere nk'izacu, kandi ibyari bibazengurutse byababazaga imitima yabo ikiranuka uko bwije n'uko bukeye. Urwa kabiri rwa Petero igice cya 2:7-8. Babonye umugisha utagira akagero wo gukiranuka babikesheje inzira imwe rukumbi, iyo buri muntu wese ashobora kukubonamo uhereye igihe cyo kugwa kwa Adamu. Inzira yo kugirwa umukiranutsi ihabwa uruhembe rw'imbere mu isezerano rishya, iyerekanwa ryayo ryumvikana kandi ryuzuye kurusha ahandi riboneka mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma.
ntangiriro y'icyigisho cye intumwa iratangaza iti, erega ubutumwa bwiza bwa Kristo ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17. Ubutumwa bwiza nibwo buhishurira abantu gukiranuka kuzuye kw'Imana. Ubutumwa bwiza bugaragaza kandi uburyo gukiranuka gushobora kubonwa n'abantu b'abanyabyaha, kandi ubwo buryo ni kubwo kwizera. Ibi bigaragazwa mu buryo burushijeho kurambuka mu magambo akurikira. Kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Ariko noneho hariho gukiranuka kw'Imana kudaheshwa n'amategeko kwahishuwe, n'ubwo amategeko n'ibyahanuwe ari byo biguhana. Niko gukiranuka kw'Imana guheshwa no kwizera kwa Yesu Kristo kugahabwa abizeye bose nta tandukaniro. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 20 kugeza ku wa 22. Mu mugabane wa mbere w'aya magambo, intumwa Pawulo yerekana umugabane amategeko agira mu kibazo cyo gutsindishirizwa. Amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Kumenyekanisha icyaha ntabwo ari ukubaturwa mu cyaha. Amategeko yerekana icyaha. Muri ubwo buryo amategeko atangaza ko isi yose ihamwa n'icyaha imbere y'Imana. Abaroma igice cya 3. Ariko amategeko ntashobora kubatura mu cyaha. Nta mwete w'umunyabyaha mu kumvira amategeko ushobora gukuraho igishinja cy'icyaha cyangwa kumuzanira gukiranuka kw'Imana. Pawulo atangaza ko uko gukiranuka guheshwa no kwizera kwa Yesu Kristo. We Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo itangaze gukiranuka kwayo kwayiteye kubababarira ibyaha by'ahashize kubwo kwihangana kw'Imana. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 22 kugeza ku wa 25. Kwizera amaraso ya Kristo nibyo bituma ibyaha byose by'umwizera bihanagurwa, kandi gukiranuka kw'Imana kugashyirwa mu mwanya wabyo muri dosiye y'umwizera. Mbega kuguranirwa gutangaje! Mbega kwigaragaza k'urukundo n'ubuntu bw'Imana! Dore umuntu wavukiye mu cyaha, nk'uko Pawulo abivuga, yuzuyemo gukiranirwa kose. Umurage we ni mubi kurenza ikindi cyose gishobora gutekerezwa. Ahamukikije ni ikuzimu, hasi cyane hashobora kumenywa n'abakiranirwa. Mu buryo bumwe urukundo rw'Imana rumurikira ruturuka ku musaraba w'i Karuvari rugera ku mutima w'uwo muntu. Arinira akihana akatura, maze kubwo kwizera akemera ko Kristo ari umukiza we. Muri ako kanya ibyo bikiba yemerwa nk'umwana w'Imana, ibyaha bye byose birababarirwa, ikidodo cy'ibyaha cye kigakurwaho akabarwa nk'umukiranutsi, maze agahagarara yemewe atsindishirijwe imbere y'amategeko y'Imana. Kandi iyi mpinduka ihebuje kandi itangaje ishobora kubaho mu kanya gato. Uku niko gukiranuka kubwo kwizera. Intumwa Pawulo imaze kuvuga aya magambo yumvikana kandi akomeye ku buryo bwo
buryo kugirwa umukiranutsi. Noneho yerekana ukuri kwatangajwe ikoresheje urugero rufatika. Afata ibyo Aburahamu yanyuzemo nk'urugero. Niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Abaroma igice cya 4 umurongo wa 1. Mu kwitega igisubizo cye turasubiza tuti Aburahamu yabonye gukiranuka. Ariko se ni ubuhe buryo? Pawulo aratubwira ati iyaba Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo aba afite icyo yirata ariko atari imbere y'Imana. Abaroma igice cya 4 umurongo wa 2. Kugirwa umukiranutsi ku bw'imirimo n'icyifuzo, igitekerezo, niba ikintu nk'icyo cyabaho. Mbese iyo niyo nzira yo kubona gukiranuka? Ibyanditswe bivuga iki? Aburahamu yizeye Imana kandi bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Abaroma igice cya 4 umurongo wa 3. Aya magambo ahamya by'iteka ryose inzira ya Aburahamu yabonyemo gukiranuka kw'Imana. Si kubw'imirimo, ni kubwo kwizera. Imana ibaha umugisha. Igice cya 2 tuzarebera hamwe uburyo bwa Aburahamu, uburyo bukunze.